Ayisaba nkura mwicumbi gihe kikazajya kumva inyigisho nk'izi ngizi agahagarika kugura twatune babwiraga kandarayi kofi gisharupe ikijipo cyose noneho akagira ibintu yigomwa agatangira gutahana amabati 6 ku kwezi gutaha nde amabati 6 agashidugiza amabati 28 28 inzu kandi ibyumba biri na saro basi ntayigezeho yamara kwigeraho rero hakaba igihe umufasha we cyangwa umutware nawe ubwe agira tuko twatubonye akazu rero tukwikana munano kugira handi hantu tugera bano kajya kana ka déplacement. Oh my god, déplacement uyu mwanya niba igihe cyayo kigeze ikimenyetso cyo kugiye cyo kigeze igihe cy'imodoka kigeze uzabimenyeshwa n'ukubona amafaranga yayahari ariko ndakwinginze wifata yanzu wahawe nk'umugisha ngo uyipote cyugura imodoka n'Imana ubwayo mu ijambo ryayo aravuga ngo nimusenga mujye musaba ibibakwiriye mujye ngo data twese ifunguro tunguru duhe none bivuga Imana izi ibintu bikenewe uyu munsi mu buzima nidufatira ijambo twaruza na yandi Timoteyo ya Paulo n'iki Timoteyo ngo se ngo kumukuburiye kuko umuhaye ibintu by'ibikuburano ibyo bintu njya mbyumva ntabwo ari ibikuburano murinda kwanga ko muhibe kuburano nk'umwenda nambaye nkawuruta caguwa zirirwa zirukanka mu gihugu hanga mu gihugu hanga ziva nibyo ntabwo zavuye ku mibiri y'abantu ni yego cyane ubusi ibintu by'ibideshire biri abantu bambaye bicitse mu mavi no ku bibero no nimbe bazabiriye oya hari abakira byasaziyeho baramesa bashyira mu mufuka bohereza inaha ubukoroni si ikintu ntabwo ari ikintu kandi tukabigura dutangura wanga gutukuna umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu yambara ibintu byacitse atari we bicikiye byasaziye cyo nta kibazo colonisation ntabwo ari ikintu. Yesu nashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu aho muherereye hirya no hino amahoro y'Imana kuri twese. Imana yacu ikomeze kubanezeza no kubagirira neza mu buryo ubwo murimo bwose uko mwagiye ku kazi muhahe muronke aho muri mu ngo zanyu Uwiteka abaganize kandi abanezeze. Uyu ni wa munsi rero Uwiteka abayaduhaye kugira ngo tuwunezererwemo. Iyo tubonye bidushobokeye n'ukuri turaza tukifatanya namwe kugira ngo dushimire Imana ko iba yaturinze kandi yatugiriye neza. Uyu munsi rero turi kumwe nanone na mushumba wacu Pastor Zigirinshuti Michel, turakwakiriye mushumba. Murakoze cyane. Amen amen. Rero reka dusenge mbere yuko tuganira. Data mwiza tuguhaye icyubahiro, turagushimiye cyane kuko kubaho kwacu ni wowe. Turagushimiye kuba waturinze, turagushimiye mwami ko ari wowe dukorera kandi utadukoresheje mwami twakwirara. Turagushimiye uyu munsi mwiza waduhaye kugira ngo tuganire ibyururutse umutima. Reka amagambo rero uyu munsi watugeneye ijambo riduhumuriza mwami ritugereho kandi n'abadukurikiye hirya no hino bahumurizwe basobanukirwe kandi mwami bakwegere kurushaho. Tuguhaye icyubahiro umushumba umuhumugisha mwami amagambo agiye kutubwira Mwuka w'Imana ayakurikire kugira ngo twese twunguke. Turagushimiye kumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu. Amen amen. Mushumba tubahaye ikaze nanone murakoze cyane muri uyu murimo. Ndabizi ko mwisanga, ndabizi yuko munezerwa cyane iyo mubwiwe kujya gutanga cyangwa se kujya gukorera Uwiteka kuko niwe mwiyeguriye. Imana ibaho umugisha cyane. Muherutse kutuganiriza ku ijambo ryo guhabwa umugisha n'Uwiteka ngo usaze umugisha mwinshi uburyo mbese tubura naho tuwukwiza. Ariko noneho haza kuzamo ikibazo umuntu mwaravuga ati ariko se iyo mugisha Uwiteka aba yatanze myinshi ndetse ikabinasaze cyangwa se niyo waba ari muke ariko ni gute umuntu yawukoresha akawukoresha neza? Ese birashoboka ko umugisha Uwiteka yamaye nawukoresha nabi? Ese ni gute nawukoresha nabi? Cyangwa se ni gute noneho watugira inama tukawukoresha neza? Niba umugisha Imana iba yaduhaye ibirenze
iby'uwo munsi bivuga ngo dufite ibisaga kandi twarabyumvise n'abadukurikirana bizi yuko bumvise kwakira ibisaze icyo ari cyo none ni gute ibi bintu umuntu yabikoresha mushuba ese birashoboka ko umuntu yabikoresha nabi komba nahawe ese ubundi si biba ari ibyanjye bari ibyawe nyine ariko urumva wowe nabyo murabo Uwiteka siko mwaririmbye amen yego ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo mucunguzi yewe nibyo ntunze yego turi ibintu by'Uwiteka muri make nawe ujya mu bintu yego kandi igitangaje ntago ibintu byajya mu bantu ngo muye ngo muri abantu b'Uwiteka ntago bitandukanye mbese ahubwo murarenga mvuga ngo ingiye n'ibintu dutunze turi ibintu by'Uwiteka turi umutungo we iki kintu cyo kwangiza umugisha gusesagura yego kuwaya yego abafaransa babyita gaspiller yego gaspillage Bibiliya irabivuga yemera ko bibaho kandi buri kintu cyose ntaboneye ijambo muri Bibiliya no kukivuga ngo ndabireka yego ariko Bibiliya irabivuga ni Yakobo wabyanditse mu nzandiko ze dufate Bibiliya dusome iryo jambo twumve yego dufate iryo jambo turyumve Yakobo igice cya 4 ndibwira umurongo murasaba ntimuhabwe yego mu rwandiko rwanditswe na Yakobo yego igice cyaho cya 4 umurongo wa 3 yego igice cya 4 umurongo wa 3 haravuga ngo murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi mushaka ubwawo urabona ko uje mu bintu bigera kuri 3 gusaba kudahabwa no kwaya bivuga ngo umuntu uzaya umuntu uzasesagura yego umuntu uzangiza umugisha Uwiteka mumenya mbere yuko asaba yego mbere yuko Uwiteka noneho nabimuhe mbere yuko Uwiteka musubiza ababizi ko uyu muntu ati none bimuhereza n'ubundi azabinywera ijambo kubinywera uraryumvise azabinywera tu yego ambonye azabinywera rwose uyu nguyu Uwiteka atuzi even before yego ko tugira icyo dusaba niko Dawidi yavuze ngo n'ijambo ntaravuga ritagiye ku kanjye uburizi yego kandi Uwiteka azi imiyicarire n'imihagurukire azi imiterere yacu rero Uwiteka yarabizi mbere yuko abaya basaba n'ubu barabizi barimo gusaba iyo bamusabira kuzangiza arabizi arabazi yego uyu murongo mwuzaniye kugira ngo twumve ko kwaya umugisha bishoboka yego kwangiza umugisha birashoboka kuwupfusha usa birashoboka kandi wari wahawe ushobora guhita umbaza utinase mushumba ko umva Uwiteka babizi azi umuntu uzangiza ubundi awumereke ashobora no kuguhera ariko ntabe wowe yego oya ashobora no kuguhera kugira ngo uzawaye Uwiteka guhereho kugira inyigisho ariko Uwiteka nta kintu na kimwe mu bintu bye akorera guhomba kandi inyungu ze zose haleluya inyungu ze zose Uwiteka nta yindi kapitali agira ashora igishoro kitari abantu be yego azaramuka ashatse kwihisha icyubahiro azakihishiriza mu bantu be azakibihishizamo ate ubwo haruvuga ati bashubijwe yego bazasuba byagenze gute ari uko basabye bazasaba byagenze gute bakubititse bakubiswe siko mubyita ni procedure ndende yego niba Uwiteka ashaka kuzashimwa ariko umuntu asohotse mu mibabaro uwo muntu agomba kwinyuramo niba Uwiteka azubahisha umuntu noneho abantu bakavuga ati Uwiteka turagushimye turakubonye aho wubahisha umuntu hazabanza hagira umuntu usuzugurwa
yego uwo mube toujours uwo mubi abandi ntacyo mbitayeho rero Uwiteka azagusasaba guhe abizi kuzabyaya ariko ashaka kugira ngo azigishirizeho abantu icyo kintu abahiga bahigire buriya kumara iminsi bigira ikintu bimara kumara iminsi kugira imyaka myinshi yego biza cyane buriya yego nubwo wacu umugani ngo kumara iminsi kumara imihango ariko musho kumara iminsi ari umubabaro ariko ndamaze nubwo nayo banyirimo ipfa kuzarangira neza izina ry'Uwiteka ryubahwa yego none se iyo ubona yo wiyandika ngo narabibonye ko iminsi umuntu amara mu isi ari ariko izo rikaba ryiza rero nshaka kuvuga kuri iri jambo mvuze amagambo ane yego dore ngaya muri kwakwaya icya mbere hari ukugura ibidakenewe icya kabiri hari ugukora ibitihutirwa yego icya gatatu kutamenya igipimo cy'ibikenewe icya kane kudafata neza no kurinda ibyo wagezeho ibi bintu ni bibi ku mukiranutsi wahawe umugisha si ubwa mbere mbivuze ndabyibuka kera nabivugiye muri etaje kwa Rubangura itorero rya Omega rigikoreramo yego ngo ndababara iyo mbonye umuntu ukodesha ahura n'inkweto akagura yahura n'umukandara akagura yahura n'ikofa akagura kandi agikodesha uwo muntu arambabaza uwo mugabo antera agahinda we n'umugore bantera agahinda kandi umugore nawe aracangaha nahora na esharupe agure iherena agure umukufi n'igikomo agure oh my god inkweto songoye agure ijipo itaratse agure yirundarunze y'amadina menshi kandi inzu y'icyumba kimwe na niyo burimo kandi umugore atwite umwana wa kabiri yego umuntu wavugira imbere y'Imana tumvuro data wa twese ndakwinginze ubuheta bwacu dore nguyu azavuke turi mu yacu yego kandi asabye gutyo ndabizi ko data wa twese yabimuha ngo niba hari ikintu Uwiteka reba mu gifaransa byita considérer Uwiteka reba ikintu usabye n'icyo uzagikoresha biri mu bintu bituma bisunikira Uwiteka gukora haleluya aho si impinja cyane ariko nenge gutanga urugero kuri Hana yego buriya mwari muzi ko Hana ngo mu bintu Imana yategereje igihe yasengeye cyose igihe yahereye cyose n'amarira yarize no kwipfuna no kuvuza urwamu mukebe muteye agahinda ngo Imana yarindiye ko avuga icyo umwana asaba azamukoresha buriya nibyo yarinjije gusa kandi ntabwo ntabizi Mana wampaye umwana Mana urabyemeye koko urabyemeye Mana ndinze mfa ntakana Mana ku musozi mu buvumo mu mazi yiyirije naho kumbi ntarakora ikintu Uwiteka ashaka mu isengesho rye ntaravuga soke le doit parler cyagomba kuvuga akakivuga umunsi umwe abwira Imana ngo Mana uramutse witegereje umubabaro w'umuja wawe ukampa umwana w'umuhungu yewe ngo n'inshuro nyinshi ngo ntiyavuga umwana ushaka kuba ari we yego yavuga umwana gusa muri rusange ati umwana n'umwana uzampa umwana gusa kandi ntakamenye ko igihe bari barimo umwana wari ukenewe ari umuhungu ariko umunsi yabivuze neza bitomoye umpaye umwana w'umuhungu yego nazamugutura akaba watuwe Uwiteka iteka ryose iminsi yo kubaho kwe yazaba mu nzu yawe iyo uravuga ngo uwo munsi umutangira mugatasha urasabye noneho madame genda Uwiteka icyo wasabye uwo munsi aragenda arasama ahagarukanye Samweli umutambyi ukibaza impamvu atari yarayimubwiye na kera kandi yarasengaga aho agarukiye rero mu nzu y'Imana niyo mpamvu yakoresheje muri vuga ngo nige wa mugore wari uhagaze aha bwa bundi nsaba Imana umwana uyu mwana niwe nasabye
kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye niyo mpamvu nanjye nari muzanye. Haleluya. Aho ngaho nkunda kwibaza nteko se aje guhigura abantu bibwira ko Imana yamenye ko Samweli azaza mu rusengero ari uko nyina bivuze. Namwe niko mubyumva se? Imana yari bizi. Nakoze. Imana yari bizi. Imenye ibyacu bitarabaho, yari bizi ko mu rusengero Samweli azaza kubamo, kandi azaza muri situation mbi, Eli amaze kugera ahantu habi. Akeneye umusimbura. Akeneye umusimbura. Imana yari bizi. None umuntu akabaza ngo none se Imana ko wari ubizi ubwo ngubwo kuki wabitindije kumutanga bakamuzana akiri muto? Igisubizo, Imana yagira ngaze itangirane nawe atarahumanira hanze. Haleluya. Atarakina ikarita, atarajya mu gisoro, atarangura umujyi, byose. Icya gatatu gikomeye, ijambo musanga mu mirongo ibanza igice cya mbere cya Samweli wa mbere rivuga ngo Uwiteka yari yaramuzibye indi byara. Iryo jambo ntabwo ujye usoma. Uwiteka yari yaramuzibye indi byara. Kuriya kuziba indi byara ya Hana babyumvise, nta bundi bugome ni ukumufungiramo. Ifungiyemo umwana ariko muri make ntizibye inda y'ubyara, ahubwo ni nk'aga box iba yifungiyemo umukozi wayo ahantu ngo azabone iki gihe gikwiriye, abone icyo bisengewe, hanyuma aza kuri umurimo. Bivuga ngo uriya muhigo wa Hana urimo umuteguro ukomeye cyane w'Imana. D'ailleurs ririya sengesho Hana yarisenze akoreshejwe na inspiration. Noneho rero ibi bintu byitwa umugisha Imana itanga ku mukiranutsi, umuntu akagusaba ibizi iziko azawutwara neza cyangwa azawangiza, biri mu bitera Imana gusubiza. Hanyuma Imana yamara gusubiza rero ikareba umwifato w'uwo muntu. Ariyo mpamvu hari maturité yego ikenerwa ko umuntu aba macuwa mu buryo runaka bumwe cyangwa ubundi kugira ngo yuko asubizwa ahabwa. Mucyumve neza, hariho maturité, hariho gukura kamwe mu gifaransa, hariho gukura, hariho gushyika ku mukristo gukwiriye. Amen. Imana igenzura cyane kandi abyitondera ngo irebe ko ibyo izaguha, haleluya, uzabikomeramo, uzabihagararamo neza, uzabikiranukamo. Ese uzabitangamo cya cyacu twavuze cyangwa uzajya kubinywera? Ngende babara ko umuntu atanga yimana amaturo mu rusengero cyangwa cyacumi, wabyumvise? Ariko akagenda gahuta boyira ahantu n'igihanga cyene cyose cyose akagihamagaza akagitereka ngaha, ibyo nakabyoragura. Simbuje abantu kurya amafaranga yabo, ariko tuvuze ukuri, reka nkoresha ukuri. Yego musho rwose, kugira ngo imitima ikira ngo gukoresha ukuri. Tugomba kumenya ko ibintu biducikiye mu nda byose kuva tuvutse ntacyo tuzagerana mu ijuru. Ikintu tuzagerana mu ijuru ni icyo twakoresheje ku murimo w'Imana. Niyo mirimo izagenda iduherekeje, ariko ukurikije ibyo bita voie digestive, inzira y'igifu igogora. Ibintu byaduciye mu nda byose, ibikaranze, ibitogosheje, ibyumutse, ibyo twahekenye ari bibisi, oh my God, byose digestion yarabigogoye, birihuta bijyo bijyo. Ikintu umuntu yakoresheje umurimo w'Imana nicyo kizagirana nawe mu ijuru. Hanyuma rero kugira ngo tudatinda cyane, navuze ibintu bine umukiranutsi wahawe umugisha n'Imana agomba kwirinda. Ni ukugura ibidakenewe, kubaryomeraho rwose. Bene data, n'Imana ubwayo mu ijambo ryayo aravuga ngo nimusenga mujye musaba ibibakwiriye. Mujye muvuga ngo Data wa twese, ifunguro dutungura uduhe none. Bivuga ngo Imana izi ibintu bikenewe uyu munsi mu buzima. Nidufatira ijambo tugahuza na yandi Timoteyo, ya Paulo n'iki Timoteyo,
kubera ko Imana izi ibyo dukeneye. Hanyuma hari ijambo muzi rivuga ngo Imana nusaba ugiye bwiza ukuri mu bintu ikenera ukuri kw'isengesho. Ukuri kw'isengesho, ukuri kw'ibyo usabye ni ukuye. Kuko ibyo usabye ndamutse nje kuri tele nasanga bikenewe. Abyumvise? Hanyuma uko gukenerwa haraza kandi ka kabiri ko kumenya niba byihutirwa. Muri uko gukenerwa biranihutirwa. Ako na ka kabiri nize ko muhurikiye neza ngaho. Nasabye ngaragariza Imana ibyo nkeneye. Ariko ni nonaha. Ubundi se n'Imana koko ni kwibona ibintu bye ndabikeneye. Abankurikiye mwese mbibutse ko ijambo ibyo nkeneye n'ibinkwiriye ni amagambo abiri kandi azakora ku bantu basenga. Ibyo nkeneye nabivuze ariko kuko birankwiriye iyo bita mu gifaransa mérité nkwiranye nabyo. Yego kubitunga ntacyo byantwara, njye se ntacyo nabitwara mbitunze. Niyo mpamvu muzabona nta muntu n'umwe urya amavuta bwa mbere ngo ahahe ijerekani. Umuntu wese wariye amavuta bwa mbere agomba kugura ikoroboyi. Niko bigenda. Nta kintu na kimwe uzabona Imana iha umuntu ku bwinshi atarabanje kugiki. Buhoro buhoro genda uzamuka. Imana igenda yigisha umuntu. Yigisha umuntu. Nta muntu yo gutunga imodoka ye Imana itarabanje kumutoza kugera n'amaguru akagera hagatega gare akaba yagera ahantu none ajye ku rwego wamuha lift wamutiza umuntu ajya kugera kuye. Imana yatangira guteguye mbere ngo tungi yawe ukwiranye nayo uberanye nayo urabimerita. Yego iyo utabimerita bikuriza nkaho nka mbere utarabihabwa. Byabitangaje umuntu ufite nk'ingiyi arimo yipfuna yarize ibyanga byamurenze yavuze amagambo yamurenze contrôle technique bana yanjye kandi birasaba kubanza kunyura mu igaragera mvire nawe undi mwanya none ndari nesigara mu nzu kuko nta na essence ifite undi mwanya amapine kandi nayo bamaze kunyandikira kabiri ayo maganya yose ufite ku modoka hari icyo asobanura. Byanga bikunda wayitunze hataragera. Ndabisobanura ibyo bintu muri kwa gutegura umuntu uzatunga imodoka. Inagenda iguha capacité économique na capacité intellectuelle na capacité morale ku buryo mu mutwe byakira kujya mu igaraje kugura amapine urumva mu mufuka harabibashije umutwe nawo bibashije kandi nta marira bizanaho. Niba ijambo rivuga mu migani ngo haleluya umugisha Uwiteka atanguzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Ntabwo Uwiteka aba ashaka ko naguha umugisha haza mu iki umubabaro rwose abashaka wenjoyinge umugisha n'ukuri wishimire ube proud of kubura ubunyine. Amen. Haleluya rwose. Muri ababyeyi hari abagiye bateze amatwi hari abagabo hari abasore hari inkumi. Ntabwo urava ahantu mu rugendo cyangwa mu kazi ufite ikaramu ku ikoti cyangwa ku ishati umwana wawe akakuyambira gukumbuye ukamuyambira ukamuterura ukamusomagura ukamwishimira agahita ashaka iki ikaramu. Wamureba asanga ari buyibyoroge mu kanwa ihita imutikura ururimi cyangwa mu zuru mbese ukayimwambura. Nyamara nubwo yimwambuye niyo ashaka kandi arishaka cyane rwose aranarira uyimwambuye ari isiriba kaba ari akana gatangiye kuvuga akavuga ngo ndakwanze. Ntabwo urumva kakabwira ngo ndakwanze ariko nkubwije ukuri
uyimwimiye ko yamwangiza ariko hari urugero uyu mwana azagera umugurira amakaramu 4 iy'umukara iy'ubururu y'icyatsi n'iy'umutuku cyane ushyiraho na crayon azi kubikoresha neza atayibyorwa mu zuru cyangwa mu jisho donc uyu mwana wimye ikaramu akarira kisiriwe hari igihe azatunga amakaramu arenze imwe ariko mbibutse ko icyo gihe Imana izafatira reference izagenda irebera kuri mature tugenda ugira ku bintu shimwe rero niho hava ijambo rito kumenya ibi nkeneye biranankwiriye Mana ibyo nkeneye biranankwiriye koko urumva ntanze urugero hagati y'umwana n'umubyeyi ariko hagati y'umuntu w'Imana usenga ushaka guhabwa umugisha ibi bintu nkeneye biranankwiriye muri aho kantu kitwa birankwiriye niho Imana irebera ko byihutirwa iyo ngingo ngezeho muri uku kwihutirwa emergency Imana dore ikintu yibaza nintabikora arabiki nintabimuha harabiki donc warabiki ariko ubundi harabiki hari ikikubaho hari n'ikibaho yego ikikubaho wowe nuko wakwa sibi ni ikitanye ndagira ntara sibi ni iki yego sha tugiye gusoza aho naho ndetse yagerageje tugiye gusoza nawe ariko ko biryoshye cyane yinjiye mu yangere ya 16 hanyuma nagize ahantu ho kanyumvire ukampe nshaka ibintu bidacika kandi bizakomeza neza umutima n'Imana imenyera harabiki yego très bien yego nintabikora uyu usabye arabiki nintabikora harabiki yego ibyo babyita conséquence générale biragira ingaruka muri rusange yego cyangwa biramugiraho ingaruka personal yego ibintu byombi Imana ibikontaho kureba ikiri bube nidasubiza n'ikiri bube nisubiza yego akumva unyumvise neza harimo negativement harimo na affirmativement na positivement donc nibitaba positif rero negatif ninsubiza uriya muntu aragubwa neza nezerwa nyubaha shime no kuburyo no mwuka zamuka ndashaka kumenya ko ibisubizo nyabyo bivuye ku Mana bizamura usubijwe mu mwuka ntibigomba kumugusha yego hanyuma se kuri tere kuri field harabiki biragenda bite hari abantu bari bwubaha Imana yego ikindi kandi ntabwo azajya yirukanira abantu kuri ngo batamwanduriza inzu yego ko hari inzu nk'iyi utunga umusanga ngaho guma kwirembo baraje baguhe gira se uwo muntu uko wawe ugumisha aho ngaho yego Imana iyo hageze kuri byihutirwa ireba igikenewe cyane no muri ekonomi rero igitangaje aya magambo azamo yego muri ekonomi no muri gestion muri ayo masomo yombi kubiza ekonomi comptabilité na gestion iri jambo rizamo yego priorities yego zirakenerwa muri ekonomi yego ntararenga ahangaha rero niho hantu hambabaza kubona umutware n'umufasha bombe baba bateye batyo bose barasesagura bose bagura ibidakenewe ntibarebe ibyihutirwa cyari ikibazo ariyo mpamvu rero muzabona akenshi iyo ari umufasha Imana yaguhaye cyangwa umutware Imana yaguhaye habaho uzajya fure n'undi donc ufite umugabo kwikarumana bavuga ati nabyumvise nabyumvise nese ubwo ngiki nabyumvise Yesu Kristo
Kera nabyumvise uko nabyumvise simfite amatwi sinabyumvise nabyumvise wegeye mutegereze naho ukabura umudamu ushaka ikivugiyeho bagikoreraho yego urumva nkeneye kujyana kujya iwacu kwa gatandatu hariho ubukwe maze kandi mba no muri kakawete kandi mnatombo dufite agape yego hambira ukora ibine rero kuko ati nabyumvise nta kimwe gikemutse ubugaragira ngo ubanze ujya hari gatoya urebe ikihutirwa noneho aza kubaza ngo wowe kubibona ikihutirwa ni iki usange ni nta yantuza ya kakawete yawe kwizabejo ariko kuko ni kwa gatandatu gitaha yakaduke muri kakawete yego ibyo bintu rero biba byiza cyane iyo abantu bagiye bareba ibikenewe koko kandi byihutirwa icya gatatu cyabaye kutamenya igipimo kibibahaza ugasanga ibisigaye murabimena ukuntu gusesegura iki umugisha ikintu kirababaza mushumba buriya ni ikosa rikomeye mwabakiranutse mwabakristo mwe mbiyame nubona ugiye ku kintu cy'ibishingwe hariya ku kidomoro cy'ibishingwe ku mufuka w'ibishingwe ujyanamo umuceri mu kandi kanya imboga undi mwanya umenamo amaronji n'inanasi undi mwanya ugiye gusukamo ibikatsi byaje undi mwanya ujyanyemo ifiriti n'umwanya igitoki cyahiriye aho ngaho kandi haje igishyashya uzamenye ko urwo rugo ruri mu mwuka mubi mubi mu cyigisho cy'ubushize twabivuzemo ibibasagutse n'ibifasha abandi mu bukene bwabo byanga bikunda wabibonye ko igitoki kiranga ari cyinshi kirinda kugushyirana ureba hehe wafashemwe amaserane ugasigarana ne ukayashyira umuturanyi ushonje umuceri no kugupfana ubusa reka nkubwire uravuga ngo nuko uruhiye ufata uwo nguwo uhiye ugende ujya ahantu uzi neza ko hari marine hari uwicaye ku muhanda umuha ibyo bihiye ureka ari bubyanga ureka byanga niba atora ibyo muri mundi sare mu bishingwe aranga ibyo n'isoro nziza ibishoboka umuntu uzabona yangi amena biragoye cyane icya kane ni ukudafata neza no kurinda ibyo mwagezeho bantu b'Imana reka mbabwire birababaje kumva umuntu w'Imana asenga Imana akayisaba nkura mu icumbi igihe kikazagera kumva inyigisho nk'izi ngizi agahagarika kugura twatuna babwiraga kandarayi kofi gisharupe ikijipo byose noneho akagira ibintu yigomwa agatangira gutahana amabati 6 ku kwezi gutaha ande amabati 6 agashyidugiza amabati 28 bya inzu kandi ibyumba 2 na saro basi ntayigezeho yamara kwigeraho rero hakari igihe umufasha we cyangwa umutware nawe ubwe agira tugo twatubonye akazu rero dukwikana munano kugira handi hantu tugera bano kajya kana ka déplacement oh my god déplacement uyu mwanya niba igihe cyayo kigeze ikimenyetso cyo kugiye cyo kigeze igihe cy'imodoka kigeze uzabimenyeshwa n'ukubona amafaranga yayahari ariko ndakwinginze wifata yanzu wahawe nk'umugisha ngo uyipote cyugura imodoka yego itanga ingwate nyabo witange ingwate upoteka kugira ngo ubone imodoka ntasoni imodoka nabivuze mu kanya ifite ibindi zagukeneraho none nayo ubwayo ni inguzanyo PS arabuze yego essence irabuze na essence irabuze aribyo murya heza ubwo mugiye kumva ko ari y'umuriro nayo iracagingwa maze kandi cash power irahenze muri iki gihe iteye ubwoba rero mu by'ukuri icyamba abakristo bakamenya kubaho uko bikwiriye ubuzima bureshya n'ubwo babayemo kandi bubanyure mfatira bibiliya ndebe Rwanda rw'abakuru igice cya 7 rwa mbere igice cya 7 yego igice cya 7 maze ndebera umurongo wa 30 uhere kuri 29
nubwo ntayavugaho yose. Yego. Ngaho tangira. Ariko bene data ibi nibyo mvuga yuko igihe kigabanutse uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite kandi abarira bamere nk'abatarira n'abishima bamere n'abishima bamere nk'abatishima. Yego. Komeza. n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite. N'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero kuko ishusho y'isi ishira. Ndi kwijambo rivuga ngo abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero. Yego. Mu by'ukuri hari igihe umuntu akoresha iby'isi ukabona arimo ararenza urugero. Yego. Babyumvise? Kugira garde robe irimo imyenda, placard, ukagira imanitse kuri za portemanteau, hangers, ukagira iri mu kintu cy'ikarito, n'indi imanitse ahantu ku tuntu tw'udusimari, ndavuga gutya ntayo yuko abantu bayizi bayifite na kosore, ndabizi ko abantu bayifite rwose, urabyumva? Ariko biratangaje kumva iyo myenda igana gutyo ushobora kwambara kuva ku itariki ya mbere kugera kuri 30 ubona umwenda uhindura wahura n'undi ugashaka undi cyane. Idodesheje yimanitse bamanura iyo bambitse cya kintu kiba gihagaze ku muryango cyane musho. Ibyo byose ugasanga umuntu arabikeneye kandi mu by'ukuri reka mbabwire hari ibindi yakora bijya mu ijuru bijyana n'umuntu ugiye bitajya bisigara inaha. Erega muri no minsi abantu ntibibande ku kintu cyitwa ibyo tuzatahana. Yego. Kuko umuntu iyo yamaze kuba umugeni abahangayikiwe n'ibyo azataha. Siko tubyita? Yego. Umukobwa wese wasabwaga kubwa agomba guhangayikwa n'ibisingizwa. Ibishingiranwa. Hano ngo ni ibirongoranwa. Hano bagita ngo ni amajyambere. Ngo ni mari. Ibyo bintu rero mu by'ukuri abantu bagomba kubyitondera. Ngana ku musozo rero ndashaka kubabwira ko mu migisha Uwiteka yajyaga abakiranutsi be, haleluya, amen, harimo no kudashajisha. Yego. Ariko ibyo bintu mushuka uzi gutunga ikintu kidasaza. Ariko gure uze kumbwira niba harakufite ako kantu. Yego. Ugafite ko ndosyo. Mu mugisha donc muri kind of blessings. Mu migisha Imana itanga harimo no kurindirwa ibintu ntibisaza. Yewe uyu murora hangaho wicaye aha. Hariho umupira mfite uruta abana banjye bose ubukuru. Nzawukwereka igihe kimwe. Kandi imfura yanjye igize imyaka 36. 36. Cyangwa ufite umupira. Ndawufite yewe. Uwo ngo n'urwibutso. Mfite costume yo muri 98. Nakoze anniversaire y'imyaka 10 nari maze nshingiwe. Ubwo igisigaye haba ikibazo cyitwa kubiruta. Nkaba nabiruse. Yego. Icyo gihe cyo nkora n'iki rero? Ndabifata nkareba uwo bikwiriye. Haleluya. Hari abantu bajya gutya Satani akababeshya ngo nese ngo kumukuburiye. Kuko umuhaye ibintu by'ibikuburano. Ibyo bintu njya mbyumva. Ntabwo ari ibikuburano. Murinda kwanga ko muhibe kuburano nk'umwenda nambaye nkawuruta. Yego. Shaguwa zirirwa zirukanka mu gihugu hanga mu gihugu hanga. Zivaye. Nibyo ntabwo zavuye ku mibiri y'abantu. Ni yego cyane. Ubu si ibintu by'ibideshire birirwa abantu birirwa bambaye bicitse mu mavi no ku bibero nimbi bazabiriye. Oya. Hari abakira byasaziyeho baramesa bashyira mu mufuka bohereza inaha. Ubukoroni si ikintu. Ntabwo ari ikintu.
kandi tukabigura wambwira gute dutanguranye. ukuntu umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu yambara ibintu byacitse atari we bicikiyeho byasaziye icyo nta kibazo. Colonisation ntabwo ari ikintu yambye kweza ngo iyi kobo iyi jinx yacikiye kuri inde yasaziye. Birani ibintu bidasaba ubushakashatsi bwinshi. Ni ukubaza gusa ngo haba hari uruganda rwaproduije umwenda umeze gutya, umwenda ushaje ucitse buri ko babizi mais non ntabwo bibaho. Winjiye mu nganda zikora imyenda babyumvise harimo ibyo bita garment, harimo ibyo bita spilling, donc hari ibitunganya indodo n'ibiteranye bikoretse isi n'ibidoda. Nta ruganda wabona rwa produce umwenda ucitse. Oya rwose ntabwo byabaho gusa yaba ari isi. Ikindi umenye ko nta ruganda rusohora umwenda ahubwo uruganda rusohora isi bakadoda. Yego siko bimeze. Uruganda rusohora isi bakadoda imyenda icitse abana bavura bivanaye. Abantu ntibamenye yuko urubyiruko rwacu rwaratewe ntibabimenya, ariko si wo mwanya wabyo dukomeze. Tuzabisubira. Ndenda kubabwira yuko umuntu w'Imana wahawe umugisha mubi ariko ufata bibiri y'ubundi. Yego. Gutegeko kwa 28 umurongo wa 4. 29 pardon. Gutegeko kwa 2 29 umurongo wa 4 twumve. Haravuga ngo kandi Uwiteka ati namaze imyaka 40 mbashorera mu butayu. Yego. Imyambaro yanyu nibasazi ntiyabasaziyeho. Inkweto zanyu nizasaziye mu birenge byanyu. Iyo myaka uko ari 40 imyambaro yanyu ntiyabasaziyeho, inkweto ntizabasaziye mu birenge. Ndenda kubabwira ikintu nari mvuze mu kanya umupira uruta imfura yanjye igize imyaka 36. Yego sibyo? None se urumva 40 imyenda itarayimaze hano hari imyenda imaze imyaka 40 n'inkweto nizisazi. Yego ariko uyu munsi none inkweto rero nta n'ikibazo cyo kubyibuha. Yego umuntu ubyibuha hande ku nkweto zigumye kumukwira. Bishaka kuvuga iki rero? Umugisha umukiranutsi yahabwa wo kudashajisha ibyo atunze. Wabyumvise? Ubwo igisigaye yahangana n'irari ryo kurarikira ibi bisimbura kandi ntacyo byabaye. Agifite bya bindi. Ngo bazambona bate nimusubiramo. Niryo rya jambo ryaje ryavuze ngo murasa nimuhabwe ko musaba nabi kandi ibyo musabye mugamije kubyayisha iki irari ryanyu. Tubisa abantu kabisaba babizi ko bazabyayisha irari ryabo. N'Imana ariko ibizi ko bizazira bazabyaye. Imana dutabare. Ibintu Imana ibirinda abantu bayo, ibirinda abakristo bamenye ko umukiranutsi agomba kugira uko abana n'ibyiza. Udusomye umurongo aho ngaho uvuze ngo abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero. Yego. Haruguru mu magambo abanza Pawulo yavuze ngo ufite amere nk'udagira icyo afite. Abagura bamere nk'abatagira icyo bafite. Abarira bamere nk'abatarira. Abishimye bamere nk'abatishimye. Abafite abagore bamere nk'abatabafite. Ari amagambo arakomeye ko abantu bayumva. Yego. Kubaho nkaho ntacyo ufite kandi ugifite byose ari ukabaho utyo. Ubwo ushatse kuvuga iki rero? Nese ko umuntu wabona wenda ufite udukositime 3 cyangwa 5 inkweto 3 buriya kera nkigira inkweto imwe nigeze gusura umuntu yari imwe irapfumuka ikajya ivoma imicanga byose n'ibizi kugeza ubwo amano yanjye apfumuka. Apfumuye n'imicanga yinjiye mu mazi. Ibyo murabizi ko iyo umuntu yambaye inkweto afite amazi mu mano birengera apfumuka. Hano igihe kimwe njya mu ivugabutumwa. Njye mu ivugabutumwa kuri iryo torero bashaka umukire wo kuncumbikira. Kumwe nyine itorero rigira umuntu w'umukire. Yego. Uzwi rigira umukire se? Yego. Hari igitorero rero tumukira umwe. Yego. Kandi ibyo ntabibonye ku isi. Yego. Barahaba.
no mu Buhinde hari igihe mu Buhinde umuntu w'umuhinde w'umukire asaba itora ati umushyitsi mwamumpaye none ntabe muri hoteli ubwo nangiye ubwa kabiri ati kuri iyi nshuro vraiment ni mu mumpe ndabengize anjyane muri rero kandi mbona numva ari bishyo yego kugira ngo umuntu abone umugisha ku Mana yashakaga yewe nta nikiza cya hoteli basi nabyo mbivuge anjyane we rero oh my god mbone tajeri izamuka igakora kuri plafond yose irimo inkweto ku buryo ndetse zimwe ziri hejuru y'izindi izacongo izibwase sandare izahanaguzwa amazi izijyaho neutre izijyaho siraje sandari zitandukanye izumye zagagaye ku buryo ubona urwo ruhu byasaba kurubaza hanze cyangwa rwinika ntabwo nkabije urwo ruhu rwasaba kurubaza hanze cyangwa rwinika nukuri kugira ngo urwambare kuko byambaye uko byakabaye bivanga yananiwe kujugunya cyangwa nazitanga nicyo kintu nanjye uvuga uzugize nyiko kuki ntamanura mu zimwe basi mbona yuko ngewe nazihaze niba abantu b'abanyabyaha bajyana Nyabugogo bakazoza siho bazogerezaga kera zigahanagwa zikajya ku muteremuko umuteremuko urawuzisha hariya munsi y'isoko siho baziguriraga kuki ngewe nta manura mu pere 5 cyangwa 10 ngo nzoze reka kuzitanga harahari nkazijyana mu nkambi ya Mahama cyangwa yo ku Kigeme nkazishyira impunzi zigenza ibirenge zambaye bodaboda dukeneye guhishurirwa ibyo birasaba guhishurwa nyine kandi Imana yahishuye ubu ngubu rero ubu already abantu bahishuye cyane kuko Imana yahishuye cyane ugasanga ibigusagutse byawe bifasha abandi mu bukene kuba bimanitse hariya kandi mu by'ukuri iyo ubikora uwo murimo wari guhita ujya mu yindi mirimo izaguherekeza wari guhita winjira mu bishyingirano none inkweto zirimo kumira hariya hejuru ugasanga zigiye mu bishyingirano byawe uzajyana uzamutse haleluya mwama bafashe cyane naho ngaho ngarukiye murakoze cyane Imana barinde gusesagura rwose Imana irinde kwaya Imana iguhaye isi yo gutoteka ngo uguze ushaka imodoka oya ikintu cyose gisingira ukigishe mu inama Imana murakoze cyane Imana bamugisha amen mushumba Imana iguha umugisha cyane ni ukuri ni amagambo akomeye akwiriye kumvwa n'abantu benshi ku isi kugira ngo basobanukirwe umugisha Imana iba yabahaye ntabwo ari ugutunga ibyumira muri mu nzu yawe oya ahubwo nibyo gutanga kugira ngo tuzabone ibyo esikariye tuzamukiraho Imana yo mu ijuru ibidushoboze kandi tumenye icyo umwuka w'Imana avuganye natwe turashoje turifuza kudusengera kugira ngo duhumuke amaso tugire amaso y'umwuka atwereka ibyo dukwiriye gukora tudatekereza ngo nugukuburira abantu ngo usura muheza ikintu yambaye ngarabifata ati wowe kora icyo umwuka w'Imana kubwiye kora icyo ngicyo buryo wowe nubwo ubona ko ari ugukubura ariko hari ubikeneye kandi ubimuhereza gusengera umugisha erega ari ibyo ngibyo uvuze wakabyara we na bya biryo nari mvuze washyira umwana ushonje ku muhanda bitetse hari uwaza mu ntungo ati musigaye munsigira rero ubwo muransigarije ariko umugera hashonje akabyakira neza akabyakira cyane akagusengera umugisha rwose Imana ibaho umugisha musha kandi impamvu na Bibiliya bivuga mwibuke ko Lazaro uriya w'umukene ntabwo mvuga Lazaro wapfuye yego akamara iminsi ine mu mva ndavuga bazi nawe wari umukene wajyaga yifuza gatonyanga utuvungukira tuvuye ku meza y'umukire utumanutse ngo imbwa ze zari aho hafi zikatwitoragurira imigati zikagenda zikarigata mu bisebe bya Lazaro abareba munsi umwe azamuwe ashyirwa mu gituza cya Aburahamu mu nzira yo kumutunzi yamwifuje anamusaba ngo namubabarire amutonyeze ituze ku isonga y'ururimi
ikintu nkivugiye iki wigira complexe ngo ugire ipfunwe ryo kugabura umuntu ibiryo bihiye ntabwo ari buvuge ngo kucyo nsigarije singiye kurya imiranga yawe babyumvise arashonje arabikeneye nawe bijyana aho uzi batavuga batyo kandi harahari Imana bafashe Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo akira ishimwe tugushimiye akira guhimbaza tuguhimbaje kandi bikugereho turabye ko bikugeraho ntabwo ikirere ari ikibazo cyo kukugeraho kuko umwuka wera dutwarira ibyo tuvugiye imbere yawe kandi arabyihutisha cyane vuba cyane wakira amashimwe tugushimiye kubw'iki kiganiro n'izi nyigisho kandi uherekeze ijambo ryawe rigira icyo rikora kuri iyi mitima icyumvise mwami turakwinginze ngo twe kuzaruhira ubusa cyangwa twirukire ubundi ahubwo muri aba bantu bumvise inyigisho iki kiganiro habeho guhinduka maze tuzabazamukane tubonekane imbere yawe tubakumurikire mwami urakoze igisha abantu kubana n'iby'isi no kubibamo iyi si niko tuyibayemo umuntu yegeraho ntacyo afite akazajya kubona agize ibintu hanyuma mu kugenda none akabisiga biriya bintu ni isomo byagumye kutwigisha ko tukiri ku isi tukibifite dukwiye kubyohereza aho tujya niko wigishije mu nyigisho zawe mwami Yesu uravuga ngo aho umuntu azaba niho n'ubutunzi bwe bukwiye kuba haleluya wabivuze kenshi uravuga ngo ahantu umuntu azaba nakwiye kubika ibintu bye twigisha abanyarwanda bari mu bindi bihugu tukabasaba ngo umugisha Imana ibahera aho ngaho muri nimwohereze mu Rwanda mugure amasambu mugure ibibanza mwubake amazu muhashyire inzuri muhashyire inka kuko iwanyu niho iwanyu nyine ndakwinginze ngo wigisha abantu ko iwacu ariho iwacu aba ariho twohereza ibintu duhaye muri iri cumbi ndagushimiye ko twumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu